sibyo urabona ifaranga wenda tuvuga $1 rimwe riri kuzamuka sibyo wenda USDT iyo izamutse ikaba $1 rimwe n'ibice 0.0 si izamutse iyo move ibayeho niyo twita pip sibyo iyo pip igira agaciro bitewe na leverage uri gukoresha tuvuge n'uri gukoresha lot size cyangwa leverage ni kimwe n'uri gukoresha lot size ya 0 n'ibice 0.1 iyo 1 pip uzayikoreraho 0 n'igice kimwe. Hari icyo bita ngo niba ari Sidra hari iyo bita ngo Ruby hari iyo bita ngo Delta hari iyo bita ngo Atoshi hari no bita niba ari Rumi. So nuvuga ngo hari coin nyinshi hano mu Rwanda zimayiningo twe turabwirwa na coin ya nyayo gute turabwirwa n'iki coin ya nyayo iyo ariyo ko buri wese agira gutya akaguhereza ngo kano kantu kamayining iyo coin uze kwitandukanya na airdrop. Okay, kuri ngewe muri izo coin zose uvuze sibyo nshobora kuvuga ko iriya Pi network niyo nibura wenda Sidra nizo coin wenda zifite imbaraga nshingiye ku kisasa kubera ko kubwiye ko nge natangiye mining kera tukamayininga twageraho gukora KYC ati na $6 sinibuka iyo mining ntabwo ndi kuyibuka neza ariko irahari abantu baba bari icyo gihe barayizi ukumva ngo kugira ngo ukore KYC kugira ngo bagwe KYC na $6 kandi nizo wa mining ufite ibihumbi 100 ndebye mbona ibintu byagenze neza nshimira Imana ariko ni ibintu naribagiye cyane. Ni coin wari waholdinze ni coin 10 nabivuzemo imwe nayo yaga $15 buri kwezi buri imwe amafaranga wonye ni menshi none se icyo crypto ibamo amafaranga akabazo kamatsiko nyine nengeye kwibaza ntuza passphrase warabuze ni za exchange iriho ayo macoin ni za trust ni wallet zose zari kuri trust ni wallet zose yego no ese nyuma umaze kubura nuza wallet ya nuza passphrase yawe ntago wongeye guho ndi wallet nshyashya ntabwo bikunda ntabwo bishoboka ibyo bintu yubuze passphrase urakaraba bigusaba gushaka indi mail ya kabiri nukuvuga ngo ufite passphrase za exchange za wallet runaka ego urazibuza ufite amafaranga nababeshya n'ubwa mbere ndi inyama yindi itari nkoko nkumvira arenze iyi nyama bayita Costelote de Gala iba ahantu bita Golden Gala ni hano Kicukiro ahoze Tekira Paradise. Iyi nyama ku mafaranga make cyane nuko bayizanira n'amafiriti nuko nguko kiba yabari kinini yabari inyama nyinshi bari kabiri nini ku mafaranga ibihumbi 10 gusa reko niba yoroshye ubuyiruma ikijyana neza ndakubwiye ngo uzanshimira nyuma muri comment bahamagare bakora delivery cyangwa nunajyayo ujye wakino commande ndakurahiye iyi nyamiraza guca ibintu muri Kigali nge nayiriye ndavuga ati ndayamanitse kuri wa muco wanjye uvuga ngo aho kwicwa n'urupfu nakwicwa n'inyama ariko inyama yo sinziraza kunyica kwinyama ntibaho no kuntu yoroshye du. Aha bakunzi ibihumure TV meze neza nge ndikuzo Emi ntabwo ni nyine ndi kumwe n'umusore umwe cyangwa se n'umupapa ari buze kutwibwira turi buze kumumenya karibu. Asante sana. Tugira umugisha wo kubana nawe twibwira amazina. Bo nitwa Tuyizere Musa nkaba ndi umupapa w'abana babiri. Wow, uri umupapa? Umucerise washize Musa. Nitwa cyari ariko nutinda urasanga ushize kuko uyu munsi ni wo wanyu. Yes, reka rero tugirirwa umugisha wo kuganira nawe ubushize twigeze dukora ikiganiro ariko abantu ntibakubonaga bumvaga ijwi gusa ariko batazi ngo nindi bagira umugisha rero ko uyu munsi twakwakiriye noneho ugaragara neza muri video kugira ngo abantu menye none turi kuvugana. Ubushize tuganira wari wavuze ko wize ibintu bya cryptocurrency ubimazemo igihe kingana iki? Bo nsa nk'uwabirangije kubyiga mu mpera za 2021 ariko nabitangiye muri covid ntabwo ari crypto gusa ahubwo na forex kuko ni ibintu bikunze kugendana
kuko hamwe dutradinga cryptocurrencies ahandi tugatradinga ama currencies asanzwe mu bihugu bigiye bitandukanye amayero amadolari. Okay, hanyuma iyo uvuze ngo wize ibintu bya crypto benshi baribaza ngo iyo kaminuza cyangwa iyo secondaire bahe. Oya, ntabwo ari uvuga ngo ni muri kaminuza, ahubwo ni ukugira amahirwe ugahura n'umuntu wabyize ubizi akabasha kukugayidinga, nicyo mvuga cyo kubyiga. Ntabwo ari kuvuga ngo nabyize muri kaminuza runaka. Okay, umaze kwinjira muri ibi bintu abantu benshi bari batarabimenya, inyungu wahuye nayo n'igihombo wahuye muri nacyo? Igihombo mbere na mbere nabanje guhomba, kuko iyo umuntu akibimenya atarabigiraho ubumenyi, atazi ko bisaba ubumenyi bwinshi, hari igihe biba ngombwa ko abanza gushoramo amafaranga akayahomba. Yamaze kuyahomba yo bimuha experience nziza neno yo gutangira kubyiga. Nabanje kubihomberamo, nyuma nza kubyiga, ngenda ndikavaringa ya loss nagize, kugeza ubu ngubu nibyo bintunze, niko kazi kanjye ka buri munsi. Ubu wacanye imashini, ufite internet, urakora trading? Ubu mfite wifi, nkagira office. Mfite office yanjye mu rugo nkoreramo. Akenshi nkunda gukora mu masaha y'umugoroba. Okay, hanyuma iyo uvuze ngo guhomba, reka dusubire inyuma gato. Ibi bintu se iyo wavuze crypto wumva gushora amafaranga, wumva iki? Kuryo umuntu dukurikiye wenda ashobora kumva ati iyo wavuze ibintu bya cryptocurrency umuvandimwe musahuremo n'igihombo, ubwo yawe bivuze bavuze ko ari ugushoramo amafaranga. Oya, ntabwo crypto ari ugushoramo amafaranga cyane, kuko burya ngewe icyo nkiri imbere ni ubumenyi. Iyo ufite ubumenyi biranashoboka ko ushobora gukoramo amafaranga nta mafaranga wasizemo, birashoboka cyane, kuko uba ufite ubushobozi bwo kwanaliza ukamenya iyi crypto yaba muri izi ngizi za mining, sibyo? Ukamenya ngo iyi crypto ifite ahazaza heza, kuko ufite ubushobozi bwo kumenya crypto nziza ukaba wanayimayininga, kuko byo ni ubuntu, sibyo? Noneho ushobora no kuba wareba crypto zigezweho ziri ku biciro byo hasi, ku buryo ushobora kuyigura nko ku madolari 2. Urumva amadolari 2 ntabwo ari amafaranga wenda wahomba ngo ubabare, ni amafaranga nyine ushobora no kugura agafanta, sibyo? Ariko ayo madolari 2 akakuzamura akaguhereza amafaranga aryoshye. Nk'ubu ndaguha urugero, hari crypto yitwa WIF. Mu kwezi kwa mbere ku itariki 14 mu mwaka washize 2024 niho yabayeho. Ibaho ifite agaciro ka 0.04 rimwe. Iza kuzamuka ariyo yanyuma yari ifite 0.04 rimwe. Ubwo saro ndi mu wari munsi iyo ngiyo 0.5 urukumva iza kuzamuka igera ku madolari 7. Urumva umuntu niyo yaba yaraguze coin z'amadolari 2 ukayicreating amafaranga yakoreyemo. Ubu tuvuganira kuri 0.8. Ariko amafaranga ngira ngo na amafaranga udatekereza ko hari icyo azakumarira. Oya, barakimara marumumara, kuko ariko ntabwo ubyizeye. Kandi mvuga ngo ni ubumenyi, ni predictions zifite fact. Urabanza nyine ukareba nshingiye kukimenya ko iyi coin izazamuka, sibyo? Ukabona kuba wafata ibyo rero bisaba kuba warabyize. Yego, ubizi. Kuko nujya muri crypto utarabyize rwose ni urusimbi. Urusimbi uzabihomberamo. Okay, reka turebe coin. Hari coin ba mininga nizo bagura, bitandukanira? Crypto zose zijya ku isoko hari izi miningwa, sibyo? Hakaba nizikorwa ariko zitaragenewe ku miningwa. Nk'urugero nk'iri ya BNB ya Binance, ntabwo ya mininzwe, ahubwo iya exchange iri kuvuka hari ikintu bagusabaga kugira ngo baziguhereze. Nk'urugero dufollowing kuri social medias bakaziguhereza, sibyo? Kora task, kora KYC bakaziguhereza. Inyinshi nazo zivuka gutyo. Hari n'izo umuntu akora ku giti cye akazigurisha mu isoko ku giti cye hatabayeho mining. Izo coin rero ni nazo zikunze kuzamuka cyane ugereranyije n'izi miningwa. Bro, reka ngusubize inyuma gato. Umuturage adukurikira ari Rwamagana cyangwa ari Karongi cyangwa i Rubavu.
yumvishe Musa ari kuvuga ngo cryptocurrency ngo umuntu ashyiramo amafaranga ngo umuntu akuramo amafaranga ndashaka nk'umuntu wabyize udutangireho gato uduhisha make yo kumenya crypto uti bitangira gutya umuntu akoresha amafaranga gutya yayabona gutya kugira ngo umuturage agire ubumenyi by'ubuze bukeya mbere yo kwinjira muri ibyo najya kubyiga nawe tubwire icyo washingiyeho mbere yo kujya kwiga. Mbere na mbere kankavuge ntaza kukibagirwa n'abandi bantu dukora akazi kamwe babyumvireho. Amafaranga yo muri crypto ni byiza kuyakorera uyinvestinga hanze no kuvuga ngo niba ukoreye $5,000 by'amadolari muri crypto ni byiza kuyagura akabanza investinga ahantu hanze nyine kuko ayo ukoreye nayo ugiye uyasubiza mu isoko birashoboka ko ushobora gusubira inyuma kuko ni kenshi umuntu akora trading urugero ndavuga wenda muri future trading afasha amadolari wenda 100 yihaye task wenda yo kuvuga ati reka nyagire 1,000 mu kwezi sibyo aratradinze wenda ageze 950 uri kumva noneho aho ngaho uhita ugira ubwibone kubera ko uri hafi guhitinga ya target yawe. Hari igihe rero ukora one mistake ugahita uyahomba yose. Niyo mpamvu iyo ukoreye amadolari runaka ni byiza kuyakura aho ngaho ukayashyira mu bindi bintu ugasigarana neneho wa mutahe wawe uvuga ati uyu nguyu niwo nkoresha muri crypto. No kuvuga ngo icyo warumbajije cyerekeranye no kuvuga ngo jani yo muri crypto mbere na mbere uwo muntu w'inyamata wahehe wo mu byaro sibyo mbere na mbere agomba kumva ko crypto ni akazi gasanzwe nk'uko umuganga ajya kwiga segonderi kaminuza universite izindi agakora stage kuko no muri forex na crypto tugira stage kuko iyo uri tradinga demo y'amafaranga ya fake uri muri stage kuko iyo uhombye urareba kubera iki mpombye ukabikosora sibyo nungutse ndashyira hehe imbaraga sibyo icyo gihe rero nayo nyibara nka stage iyo demo okay reka harakantu gato tarakomeza nari ngarutseho inyuma ahase iyo uvuze ko target wari wihaye wenda ari 1,000 cyangwa 2,000 ukabona ubigezeho bigahita binitshipra bikarenga cyangwa se nibigereyo gato siho benshi babifata nk'urusimbi kugira ngo ubyumve neza n'abadukurikiye crypto uburyo nge nyikoramo ni uburyo bubiri hari uburyo bwo kugurira ama crypto hasi ari cheap sibyo nkayareka ngiye runaka akazazamuka nkayagurisha nkabona inyungu icyo ni icyambere ari nacyo cyitwa holding icya kabiri ni ukuba ugurishiriza hejuru sibyo ufite ubushobozi bwo kwanaliza market ukamenya ko iri buzamuke mbere yuko biba sibyo ukamenya ko iri buzamuka isoko ribuze kuzamuka mbere yuko biba ariko by'igihe gitoya noneho ukabasha no kumenya ko isoko riri buze kumanuka mbere yuko biba ni ukuvuga ngo ukora analize ufata ibyabaye ejo ugafata ibiri kuba aka kanya na technical analysis zawe ukabihuza ukabasha kumenya ese isoko rirazamuka cyangwa riramanuka ukurikije supply na demand yabaye ejo hashize sinzi niba uri kubyumva aho ngaho rero nicyo bita future trading cyangwa se forex trading mu ma currencies nabivuze aho ngaho rero ushobora gufata amadolari 1,000 n'urugero cyangwa 500 cyangwa 100 bitewe sibyo ukavuga ati nene iki ni igishoro ngiye kujya nkorera hayo kurya buri munsi sibyo ibyo ngibyo rero byo bisaba ubumenyi bwigiye hejuru cyane kuko ushobora nko gufata amadolari yawe 1,000 sibyo ukavuga ati nzajya nkorera wenda 50 ku munsi sibyo ahantu bitandukanira n'urusimbiho kuko uba ufite ubumenyi ugira limit mu 1,000 cyanjye nzajya ndisikamo 15 ku munsi sibyo nkorere 50 no kuvuga ngo target ni 50 in case ngiye muri loss ndaluzinga kenzi urumva ufite igishoro cy'amadolari 1,000 aho ngaho uri safe ufite igishoro cy'amadolari 1,000 uhombyemo kenzi nta kintu byagutwara sibyo ariko nuhitinga target urabona 50 ni nayo mpamvu nukora trade 10 urukumva 5 zikawininga n'izindi 5 zikaluzinga
icyo gihe uzaba uri mu nyungu kubera ko iyo wininga binini walosinga ukalosinga bitoya bitandukanye n'umutrader uwininga makeya akaluzinga menshi. Urugero noneho aluzinga senkani akawininga kenshi, icyo gihe aba ari mu bihombo. Okay, Musa, iyo muvuze gutradinga nuko ujya wenda muri Binance cyangwa se muri Coinbase cyangwa se n'izindi OKX wageramo. Iyo uvuze ngo ugiye gutradinga, ndimo ndabikora nk'abantu bari kubivuga babikora. Iyo uvuze ngo ugiye gutradinga ni uko ugura coin ukayigura wenda iri kuri 0 n'ibice bingahe, sibyo? Ukicara ugacunga uko iri buzamuke ukayigurisha, cyangwa hari product bashyiramo ugura ukazigurisha. Kuko iyo uvuze gutradinga bitandukanye na exchange, sibyo? No kuvunjisha. Aha ndashaka ukuremo urujijo ku bantu badukurikiye badafite skills, badafite ubumenyi kuri ibi bintu, ko nifuza ko niba hari abantu badukurikira bashaka kuzabijyamo bagenda baza akantu ku kandi. Ariko sinibagirwe ko wenda uri buze no gutanga nimero yawe kugira ngo n'umuntu ukeneye kuvuga ngo ndashaka kwiga wenda ubugira utwo wamwigisha. Bono kuvuga ngo mbere na mbere reka bino bintu mbyitondere kugira ngo byumvikane, sibyo? No kuvuga ngo ijambo wenda forex, sibyo? Ni ijambo rikubiyemo amajambo abiri, foreign exchange. Sibyo bisobanuye ngo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga. No kuvuga ngo iyo ukora iyo trading nakubwiye kuri analyze ukamenya ko bizamuka, sibyo? Ibu tradinga crypto ebyiri cyangwa se pair ebyiri, currency ebyiri. Ushobora kuba tradinga BTC USD, sibyo? Cyangwa se tradinga iyero ku idolari. Icyo gihe ufata ama crypto abiri cyangwa ama currency abiri ukaya comparinga. No kuvuga ngo mbere na mbere kugira ngo abantu babyumve neza ufite amanyarwanda yawe, sibyo? Ukeneye amadolari cash, sibyo? Ugiye muri forex bureau utanze amanyarwanda baguhaye amadolari, sibyo? Icyo gihe ugurishije amanyarwanda, sibyo? Ariko automatically uguze amadolari. No kuvuga ngo ukoze transaction ebyiri icyarimwe. Ugurishije amanyarwanda automatically ugura amadolari. Nibyo ngibyo rero bibaho. No kuvuga ngo haba hari icyo gihe bibaye gutyo ifaranga rimwe riramanuka irindi rikazamuka. No kuvuga ngo iyo bibayeho gutyo tuvuge wenda abanyarwanda benshi bari gukonvertinga amafaranga yabo, bari ku exchanginga mu madolari. Bivuze ngo bari kugura amadolari ari benshi bayakura mu manyarwanda. Icyo gihe dolari izazamuka amanyarwanda we kuko bari kuyatanga, sibyo? Noneho wenda n'aba diaspora baje mu Rwanda nibaza bakaza ku ma forex bureau noneho bagatanga ya madolari bashaka amanyarwanda. Icyo gihe amanyarwanda azazamuka kuko ari kugurwa cyane. No kuvuga ngo ifaranga rimwe riri kuzamuka irindi riri kugwa. Ku buryo umuntu arabyumvishe se ku bantu baba trader ubera ngo muhita mubyumva. Ubu twurumva tubyumvishe. No kuvuga ngo gukomparinga amafaranga, sibyo? No kuvuga ngo ifaranga rimwe ni ryo ubuhagazeho. Ubu ufite amanyarwanda cyangwa se amadolari trading ntabwo bigombera kuba ufite ubwoko bw'ayo mafaranga. Urugero ufite USDT kuri Binance yawe gukora future trading, birashoboka ko wa tradinga wenda Ethereum USDT. Sibyo kumfata kuko wowe uri kugura. Iyo placing the trade ubuguze irimwe muri ayo mafaranga ayabiri, sibyo? Uyagura ya mafaranga ufiteho nuko ntabwo bigombera kuba ukonvertinga mwari amafaranga nyine uri gutradinga, kuko iyo ubikoze automatically birikora. Sinzi niba biri kumvikana. Iyo ugeze muri trade ufite ama USDT biroroshye ko utiri gukonverta, ahubwo uhita uhindura muri automatically birikora, kuko iyo bari kukubarira profit baba bakubarira mu madolari, ntabwo bakubarira mu bwoko bw'ayo mafaranga.
bakora mu madolari iyo profit ufite ko wacuruje bahita bayaguha mu ma USDT. Kuvuga ngo urugero ukoze trade y'amadolari 100 iyo buretse gato iyo trade y'amadolari 100 ukoze na ama USDT 100 wari ufite sibyo none ugeze muri nyine muri exchange urimo none uhise ujya muri trade sibyo uhisugura Ethereum zihwanye na ama USDT 100 ibyo ndi kubaza hari ikintu bita leverage. Leverage ni hahandi ushobora kuba ufite amadolari 10 ariko ukaba watradinga amadolari 10,000. Numvise umuvandimwe Musawe yarabivuzeho. Leverage niyo iguha imbaraga zo kuba wajya mu isoko ugatradinga amafaranga afatika. Iyo leverage rero ni igusupportinga kuba na BTC ushobora kuyigura. Ufite amadolari 5 ariko gutradinga 1 BTC. Birashoboka? Yes. Ariko iyo uhombye uhomba nk'umuntu uri gutradinga 100,000. Wanakunguka ukunguka nk'umuntu uri gutradinga 100,000. Ibyo bintu uvuze abantu bahita bishokera ngo birimo amafaranga. Oya. Risk ni kwiba nini na profit nayo ni kwibingana. Urugero wenda muri forex yakaba ariho ninjira hari icyo bita pip. Sibyo? Urabona ifaranga wenda tuvuga idolari rimwe riri kuzamuka. Sibyo? Wenda USDT. Iyo izamutse ikaba idolari rimwe n'ibice 0.0 si izamutse iyo move ibayeho niyo twita pip. Sibyo? Iyo pip igira agaciro bitewe na leverage uri gukoresha. Tuvuge n'uri gukoresha lot size cyangwa leverage ni kimwe. N'uri gukoresha lot size ya 0.01. Iyo 1 pip uzayikoreraho 0.1 cy'amadolari. Okay. Ndumva byane bisaba kwiga. Bisaba kwiga bisaba ibintu byinshi. Okay, kubera ko mbonye bisaba kwiga ibyo nayo mbyinjiremo kugira ngo n'ubumva dukurikiye ashaka kuzaba mu trader amenye ko bisaba kwiga. Kuko twicaye gutya ntago yabyumva byanze bigonze byagorana. Wenda utanzazana imashini kugira ngo njye mbibereka ku mashini nubwo bizumvikana neza. Nibwo bizafasha. Hanyuma gato reka twigarukiye muri coin iwacu. Abanyarwanda cyangwa se abadukurikiye umva urimo tuvuga ni Kinyarwanda n'Abanyarwanda cyangwa se n'Abarundi n'Abakongomane n'Abagande cyangwa Abatanzania n'Abanyakenya babasha kumva abo muri South Africa babasha kumva ururimi wenda ariko twikurikira nibo ndiho ndabariza. Hari coin ngira ngo mu Rwanda zamayininzwe cyangwa ziri kumayiningwa. Aha ndibanda kuri Pi Network. Aha ndareba icyo bita ngo niba ari Sidra. Hari iyo bita ngo Ruby, hari iyo bita ngo Delita, hari iyo bita ngo Atoshi, hari iyo bita niba ari Rumi. So nuvuga ngo hari coin nyinshi hano mu Rwanda zimayiningwa. Twe turabwirwa na coin ya nyayo gute turabwirwa n'iki coin ya nyayo iyo ariyo ko buri wese agira gutya akaguhereza ngo kano kantu kamayininge. Iyo coin uze kwitandukanya na airdrop. Okay, kuri ngewe muri izo coin zose uvuze. Sibyo? Nshobora kuvuga ko iriya Pi Network niyo nibura wenda Sidra. Nizo coin wenda zifite imbaraga nshingiye ku kisasa. Kubera ko bafite target nini. Kuko iyo usomye roadmap yabo uba wumva ko bafite target nini. Sibyo? Ikindi nta bintu birenze bari kugusaba kuko hari crypto twagiye tumayininga ko nakubwiye ko nge natangiye mining kera. Tukamayininga twageraho gukora KYC na $6. Sinibuka iyo mining ntabwo ndi kuyibuka neza ariko irahari. Abantu baba bari icyo gihe barayizi. Ukumva ngo kugira ngo ukore KYC kugira ngo bagwe KYC na $6 kandi nizo wa mining ufite ibihumbi 100. Ntibashobora gukora $6 arimo. Ikindi crypto izakubeshya ngo ingana gutya. Iyo ngiza bikubeshya. Oya, hari ukuntu mining crypto bakubwira ngo ifite agaciro kanaka. Iyo ngiza ari ukubeshya. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Ikindi nge nshingira kuri total supply yayo esinganiti. Ubundi nkareba collaboration n'ayandi ma company. Sibyo? Nabyo nkabishingiraho.
bigatuma rero mbasha kubona ati iyi coin ifite ahazaza, kuko nk'iya Sidra ni coin ya banki, sibyo? Ni coin ya banki n'ubundi yitwa Sidra yo muri Qatar. Urumva icyo kintu nicyo kintu gishobora gutuma rero wiyizera ukavuga ati crypto ntawamenya. P-Network yo murayizi no kundusha yose nakwirirwa ngivuga. Yeah. Ariko izo zindi za Delta zo rwose hadiro ngemba mbonamo ku giti cyanjye, kubera iyo bimazemo kubafasha umwanya wo kubyiga. ngira ngo n'abadukurikiye bavuze ngo wamenya gute coin ukwiriye gushoramo udufaranga. None se hari coin nyinshi abantu bagura batarakora na KYC? Ntabwo coin ugura ari coin itari yaba successful, ugura coin yabaye successful. Ikindi kugira ngo uyizere ureba ahantu iri listed, ureba ahantu iri listed. Kuko kugira ngo Binance listing coin yawe hari ibintu igusaba. Ibyo bintu iyo coin ari scam ntabwo ibyo bintu yabibona. Urukumva niyo mpamvu nacyo nshobora kugishingiraho kuba iri listed ku ma exchange akomeye ku coin ari nzima. Kuko coin kugira ngo bayilisting ku ma exchange bagusaba ibintu byinshi cyane, na community y'abantu ugomba kuba ufite abantu nibura bari hejuru y'igihumbi. None se kuvuze gutyo nkibuka ko P-Network amantu zakomeye yanze kuyilisiti. Ntabwo ari ukubyanga, hari ngenekereza ko ari ibintu biri behind the scene kuri bo, kuko hari nka exchange yitwa HTX ntagiye yigeze ivuga kuri P-Network, sibyo? Ariko rero mu maposte yayo kuri Twitter buri foto ikoze hari ukuntu nyine ama exchange akora amafoto bimwe bisanzwe byo gupostinga, ishyiramo logo ya P-Network, kuvuga ngo nibikoze wenda igishushanyo wenda cya bullish cyo kuzamuka wenda kwa crypto runaka, irakubitaho logo ya P-Network. Ntiyalistinze P, sibyo? Nta nubwo yigeze ivuga kuri P. Ukibaza kubera iki, kubera kinene hiri kuyipublicitinga gutyo. Hari ibintu twebwe nk'abapioneers tutazi biba biri gukorwa, tuzamenya igihe nikigera. Biba biri aho ngaho twe tutamenya ibyo ari byo. Yego. Ibi rero biraza guconfusing abantu cyane. Impamvu uvuze guconfusing abantu cyane nuko tutari ku rugero rumwe rw'imyumvire. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ntabwo turi ku rugero rumwe rw'ubumenyi. Kuko ibintu bibamo nk'umuntu wabyize. Hari nka coin mu kiganiro bushize bavuze uti umuntu yayigura nkurikije uko nyibona, uko nyizi. Ariko garanti ni iyihe? Garanti yo kuvuga ngo wenda urubwiye umuntu utigura BNB ni urugero. Hari n'indi wavuze umuntu ashobora kuba yagura ni urugero. Ariko noneho nkibaza ngo wowe iyo uvuze ngo ayigure abagiye guhodinga ya myaka runaka ntago ari umutrade, ntago agiye gutradinga, sibyo? Ariko mu investor ono mu investor yashoyemo. Yego. Yashoyemo. Nkibaza ngo ashidutse no kuri exchange yaravuyeho. Mbona ukuvuga ngo ibyo ngibyo biri mu bintu nshingiraho, sibyo? Ntabwo iyo coin iri kuri exchange 3 za mbere zikomeye cyangwa enye ubona ko ikiri active, community yayo ikiri active, sibyo? Icyo gihe biba bigoye ko yavaho. Cyetse ahubwo wenda umbajije ntabwo yazamanuka ikajya munsi y'icyo giciro, byo birashoboka. Naho kuvuga ngo uyiguze ku giciro ikamanuka ikajya hasi, icyo gihe birashoboka kuko tuba dukora prediction, sibyo? Ariko nk'umuntu ufite ubumenyi ntabwo wa predicta coin 10 ngo zose zimere gutyo, kuko niba ukoze prediction ya coin 10, sibyo? Wenda 3 zikajya munsi, za zindi 7 zizarikavaringa ya loss, za zindi 3 zagize. Okay. Ahubwo kuko waravuze ngo ngufata $15 ukagura. Ubuteganya ko hari ishobora kumanuka ariko hari zazamuka zikarikavaringa ya Rusi yabaye. Okay. Uyu munsi abantu benshi baragura ngo P-Network, umwe bakazoherereza abandi, benshi abandi bakazishyira ku ma exchange cyangwa se ariko ubundi P kuri exchange zingahe? Ngira ngo ni OKX yonyine. Hari OKX, hari Bitgate,
hari MXCC Get.io ndumviza arizo nibuka, nazo ni exchange zikomeye by the way, numva ko ziri muri top 10. nazo nta kibazo zifite. Yeah. Hanyuma abantu benshi bagenda bashyiraho payi zabo bazikura muri ecosystem, bazoherezaho bazikuramo bazoherezaho. Benshi bakomeje kugira impungenge, si ikibazo cy'igiciro n'iki, ahubwo ni ikibazo cyo kuvuga ngo birashoboka ko umuntu yakongera akazikura kuri exchange akazisubiza muri ecosystem. Ya birashoboka. Sibyo byaba ari byiza? Ibyo byiza ni nabyo bituma izamuka. Kuko nyine iyo muzizanye muri ecosystem, kuko kiriya giciro nicyo mu isoko. Iyo muzizanye muri ecosystem bituma mu isoko zibamo nkeya, bigatuma zizamuka. Ese nk'umuntu wabyiza akabitindamo, usanga payi izajya zamuka ikagera ku gaciro kayo bavuga iriya GCV se? Bo payi rero ntabwo njye nkunda kuvuga ngo njye nyanayije gutya, kuko payi yakoze ibitangaza byinshi, sibyo? Bishobora no gutuma n'ibindi bivugwa nabyo birashoboka nshingiye kuko hari ibyo yakoze nyine natekerezaga ko bidashoboka. Igitangaza payi yakoze ni iki? Icya mbere ni digital currency, sibyo? Nta yindi crypto yari yaba ifite icyo kintu. Icya kabiri, exchange ubundi iyo zikoze delisting zigakuraho crypto ibirangiye, zikayikuraho ibirangiye, nta kindi ibipfuye biba birangiye. Ariko payi ibaho, bayikuyeho, uyikuyeho nta kintu byayitwara, yabaho yakomeza ikabaho. Mu gihe bitcoin bayikuye ku ma exchange yose yahita iba zero. payi yo kute baramutse bayikuye ku ma exchange itavaho? Payi ishobora kubaho, ntabwo kubaho bisaba ko biri muri exchange. Yego, ariko izindi crypto exchange niyo izigize. Urumva icyo ni ikintu gihita kivuga ati crypto iteye ubwoba. Ugiye kuba nk'umuntu wavuze ngo payi yanjye ntaho nayigurisha. Payi se kuyigurisha? Oya, birashoboka ko umuntu yayigurisha. Nose ubu waba urwaje umwana ngo ubitse payi ukamubwira ati napfe. Hari ibintu abantu bavuga ngo bareba, wenda hari n'igihe ushobora kuyigurisha ugakemura akabazo, nyuma y'igihe runaka ukazabona amafaranga ukongera ukazigura, ukongera ukazibika. Birashoboka. Okay. Muvandi, ngira ngo wenda bimwe mu bibazo bikomeye abantu bagenda bibaza muri uru rugamba nuko abantu benshi kugeza ubu batarasobanukirwa ibi bintu, noneho tugategereza ko mwe mufite ubumenyi hari umusanzu wanyu mukwiriye gutanga kugira ngo abanyarwanda babimenye bisobanukirwe. Umusanzu ntabwo nkunze nyine kuba ndi kuri social media cyane, kuko nyine ndi umuntu ubikora nicecekeye, sibyo? Nuko ejo bundi biriya bintu byambayeho nkavuga ati ariko ibi bintu wazabibwira abantu wenda ko rimwe na rimwe byaba motivation. Ese uranyibukije koko? Tutarumva niyo motivation. Icyo mbaza, waje kubura passphrase yaragiye hehe uza kuyibona ivuye he? Ukuntu umuntu ahindura telefone, sibyo? Nge nari nzi ko nayibitse muri email. Warishatse murayibura? Nyuma ejo bundi rero sinzi uburyo nari ndi kujaganyura ibintu muri email mba nyiguyeho. Ndebye mbona ibintu byagenze neza, nshimira Imana, ariko ni ibintu nari naribagiye cyane. Ni coin wari waholdinze? Ni coin 10 nabivuzemo. Imwe nayihaga $15 buri kwezi. Buri imwe? Amafaranga wonye ni menshi. None se icyo crypto ibamo amafaranga. Akabazo k'amatsiko nyine nengeye kwibaza, ntuza passphrase warabuze ni za exchange iriho ayo macoin? Ni za Trust Wallet. Trust ni wallet. Zose zari kuri Trust ni wallet zose. Yego. No ese nyuma umaze kubura nuza wallet ya nuza passphrase yawe, ntago wongeye guho ndi wallet nshyashya? Ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka ibyo bintu. Iyo ubuze passphrase urakaraba, bigusaba gushaka indi mail ya kabiri.
ni ukuvuga ngo ufite passphrase za exchange za wallet runaka ego urazibuza ufite amafaranga urakaraba nta bundi buryo nta recovery nta ego nabyumvishe icyo mbaza ahubwo ntabwo se nyuma yaho wongeye gukora nta wallet wongeye gufungura muri noza narayifunguye nakozeho bisanzwe turetse wallet wafunguye mbere nayifite nari maze kuyibura yari kuri ya email se nubundi nicyo mbaza ntabwo trust wallet ijya kuri email wenda ngo ube warikavaringa sibyo nafunguye indi email burandaza no kubikwereka sibyo nafunguye indi email yanjye nyigira active kuko yandi nayo imaze kuyibura numva nanarakaye maze kuriraho ibintu byanjye abariyo nza gukoresha nyuma sinzi ukuntu ayishubijemo ndayabonye usanga ariho nta hantu yajya wasanze yariyongereye muri izo coin wari waraholdinze nta zamanutse ngo zivemo zijya hasi imwe niyo nasanze ikiri kuri icyo giciro n'ubundi nayiguriyeho izindi zari zarazamutse ufite rezo yo kongeramo agafaranga wowe ubwo niyo wakomeje gukoresha cyangwa niyo ya kabiri zose urazikoresha urumva iyo ngiyo kuko mba narayiretse nkuraho amafaranga n'ubundi nkakomeza nkayireka nkakomeza nkakoresha iyi active muvandi ko nuba byahino se noneho ridanje rero abantu benshi niyo nagiye kukubwira wenda reka tugaruke uyu munsi mu buzima busanzwe abantu bagukurikira cyangwa bakumvishe wavuze ngo niko kazi ka buri munsi ukora ukagaburira umugore n'abana ukakishyura inzu na ofisi ukishyura interinete byose biva muri ubwo bucuruzi ni ubucuruzi nk'ubundi ndaza kubikwereka n'ubu mfitemo amatrade ndayakwereka wow so reka rero mbere ko tugana ku musozo hari abantu bari babajije bati uzaduhe nimero za Musa adufashe kumenya udukoini twigurira ese ni igitekerezo cyiza cyangwa hari ikindi gitekerezo wabaho umuntu wafite umwanzuro wo kugura crypto keretse aramutse yizeye ku bumenyi kuko buriya hari abagiye banyandikira akambwira wampaye crypto 5 samubwira ati umaze igihe kingana iki maze igihe wenda ngo mazemo amezi 2 nejo hari umuhungu wamamagaye w'Umusanze arambwira ati ibi bintu iyi story yawe nanjye mfite ijya kumera nkayo ngo umuntu yarambwiye ati ngo ningure crypto ngo Trump najyaho ngo zizazamuka ngo basizemo amadolari 800 umuntu w'Umusanze amadolari 800 yo mu cyaro ni menshi cyane cyane hafi isambu yose Trump ngo hari mu kwezi kwa 6 Trump agiyeho zibazira kukumutse rukumva ya madolari 800 abona asigaranyeho turuwasi ahita apfa mu mutwe rukumva noneho ajya gushakira ahandi ya crypto amaze kumuhombya atangira kuyakonvatinga mu zindi ngo arebe ko zo zazamuka iyo ni big mistake ngo ntabwo nkumvishe neza ni ukuvuga ngo coin yaguze zaramanutse sibyo yarambwiye ngo yaguze XRP iri kuri 0.5 XRP yayiguze kuri 0.5 yego mu kwa 6 umwaka ariko biri kuri 2.5 nibyo nshaka kukugira ngo ngereho noneho coin iramanuka ziramanuka urabizi Trump ajya kujyaho habayeho kumanuka kudasanzwe sibyo abona ziri kumanuka aravuga ati ndapfuye sibyo abarazikonvatinze mu zindi abona ko zizazamuka sibyo zazinda kuyemo rero ziba ziratumbagiye ukuvuga ngo ni ingaruka z'ubumenyi bukeya ariko nyamara iyo ari umuntu uzi ibyo arimo akamenya ngo ningura crypto nzayikora block nzayikora stake staking imara igihe kingana iki ni gute ba stakinga ni hehe ba stakinga hizewe kuko hari aho stakinga igihe cyagera bakakwihorera bakazirya zirahari ama website arahari ugastakinga ntibazaguha ibyawe washizeho bakabirya ibintu byose ntubikora muri exchange hoye nka crypto akenshi ujya muri blockchain yayo kuko ziba zifite ama blockchain yayo niho ukura stake yizewe nka XRP muri blockchain yayo niho ushobora gukura staking yizewe kuko buranagoye ko ushobora kuyisanga muri exchange zose bijyana bisaba ubumenyi niyo mpamvu bisaba ngo
buri munsi dutangira isomo ubu ngiye kuvuga nawe na Musaho dutangira amasomo kwa dukurikiye niba tugiye kwiga staking ariyo dukoreyeho yonyine kibi kiganiro kigufa ariko dukore staking turebe ibibazo byose birimo turebe na image yayo byose ari byo tugarukaho sibyo niba tugiye kuvuga future niba tugiye kuvuga sport niba tugiye kuvuga holding ari byo tuvugaho sibyo byaba byiza kugira ngo abantu basobanukirwe kuko ndibaza kereka ni mushe okay wenda tugana ku musozo mu rugo aho ukorera ufite office wakira abantu uyu umuntu ashobora kuvatireka ngiye kumureba Musa mfashe ni ukuvuga ngo ndimo gutekereza kuba nafungura office aha mu Nyamirambo kubera ko nanjye iyo ndi mu rugo akenshi nyine ndabangamirwa mba bored cyane rimwe na rimwe nyine iyo wirirwa mu rugo hagiye ukumbura kubyuka ukagenda yego no kwirirwa mu rugo kureba amafuti y'umukozi iki sometimes nyine hari igihe bibangama niyo ndi gutekereza kuba nashaka office cyane ko hari n'umunyeshuri wanjye nigishije wabaga hanze ariko ari kugaruka tugiye gukorana rero dukore office ubwo muzadufasha natwe tugire kuri office tumenye byinshi ariko bibaye byiza ukurikije ukuntu wize tegura ya masomo uvuga uti uyu munsi niba tugiye kwiga trade sibyo trade irimo 1 2 3 none munsi turiga 1 ejo ni 2 ejo ni 3 mu bisanzwe ndi umumenta ngira class ngira abanyeshuri nigisha bijyanye na crypto ni ukuvuga ngo hari ibitabo ngira n'ibitabo negereza abanyeshuri bari kubyiga ni ukuvuga ngo hari nk'igitabo cyitwa Candlestick Bible ni igitabo mu beginner aheraho kugira ngo abashe kugira ubumenyi nyine buri advanced none yamaze kukiga niho umuntu atangira kubyinjiramo nene ari kubyumva nene hazi ibintu ari kureba n'ibyo ari kumva bro reka tugushimire wakoze cyane naho utaha ngira ngo wenda kubazagukenera wabaha nimero ariko ntacyo bitwaye niba uzitanga ariko abaratazitanga ariko niba wazitanga it's okay nimero yanjye nzi kuyandika ariko ntabwo nzi kuyisoma reka nyirebe uzi kugira ute nzi kuyandika ariko kuyisoma byayananiye iyo filozofi ni 07 922 32 64 iyo ngiyo nshaka kuri WhatsApp niyo wambonaho akoze cyane Musa asante